Hello my people, miriwe neza. Muri iki kiganiro twakoze hagiye kugaragaramo imvura, hagiye hagaragaramo ibintu by'imvura, ariko muraza kwihangana kubera ko ni ikiganiro cyiza kandi kiryoshye. Murihangana ko ubutaha tuzajya dukora ibintu biri byiza cyane, biri profession. Rero iki kiganiro ni cyiza, mugikurikire. Hari n'ikindi twakoze cyiza cyane, muraza kwihangana. I love you so much. Muryoherwe n'iki kiganiro, ndabakunda cyane. You are welcome. Ni the first number one in the Kigali and Rwanda. Aho muri hose turabasuhuje cyane. Umunsi wa none tukaba tuheruka kubagezaho ibiganiro bitewe n'impamvu nyinshi zigiye zitandukanye, ariko twe twarabasezeranyije ko tuzagenda tubagezaho ibiganiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hashize igihe kirekire cyane tutabagezaho ibiganiro. Yitwa Emuhilo, niwe muri kumva background za Mbonye Talent. Uyu munsi wa none rero tukaba tubafitiye impano idasanzwe twabazaniye muri studio za Mbonye Talent. Uyu munsi nibwo tugiye kwibagaragariza. Reka nze umwana twatumiye abibwire ndetse no mu mpano y'umuvuduko idasanzwe. Witwa nde? Vuga cyane kugira bakumve. Witwa nde? Mugabe Robert. Yitwa Mugabe Robert. Mugabe Robert, uyu munsi ufite iyihe mpano ushaka kutugaragariza muri iki kinyejana cya 2026? Cyo gukora beat mu kanwa. Shabuka kugira ngo bakumve cyane. Gukora beat mu kanwa byaje ryari utarahereza abanyarwanda cyangwa se utaragaragaza beat yo mu kanwa, byaje ryari, byatangiye gute? Byarizanye mu numva indirimbo zitandukanye, nkabyiga kuri bikaza gake gake. Kutishimye Mugabe? Ndishimye tu. Urishimye? Okay. Umunsi wa none watuzaniye kuba uzi kupiga beat mu kanwa. Ese tubonjeho. Okay, asante sana Mugabe. Mugabe, ariko abantu batakumenyereye no bwa mbere bakubonye kuri Mbonye Talent, wababwira iki abantu bakubonye bwa mbere? Nababwira yuko buri munsi bazaza bambona ku biganiro bitandukanye. Icyo kintu wababwira. Watinyutse gute kuba wajya kuri Mbonye Talent? Tuno kubyiyumvamo, ukumva ushaka kurebeka ahantu hose. Mucyo gusata. Impano yawe yatangiye ryari yo gucura beat mu kanwa? Yatangiye muri 2023. Wavutse ryari? 2014. Nibwo impano yawe yakujemo cyangwa n'umuntu wayigiyeho? Yakujemo. Okay. Wakongera ugahereza ugatera gapera muri iyo beat yawe mu kanwa. Wegereye mic. Ubwo nubuhe bwoko bwa beat? Brasha kushakisha. Yitwa Mugabe. You are welcome. Ni the first number one in the Kigali and Rwanda. Uyu mwana rero murukumva ko afite impano yo kucura beat mu kanwa. Ni umwana ubona akiri mutoya kubera ko impano twebwe Mbonye Talent ntago tuvuga ngo impano turakira impano imeze gutya cyangwa se isa gutya. Oya, apfa kuba ufite impano ushaka kuyigaragaza. Uyu mwana rero yaratubwiye ko ashaka kugaragaza impano yiwe. Turavuga ariko kubera iki nka Mbonye Talent, kubera ko tutagaragaza impano yiwe ya Mugabe. Yitwa Mugabe kugira ngo impano yawe yaguke cyangwa se gucura beat, urumva uzakora mu buhe buryo kugira ngo noneho bive mu kanwa bijye mu bikorwa? Urumva uzabigenza gute?
ni ukuzegera umuntu ukora indirimbo. Mvuga cyane. Ni ukuzegera umuntu ukora indirimbo, namubwira inama yanjye kugira ngo zamukorere biti mu ndirimbo ye. Ushaka kuzashinga studio cyangwa? Nshaka kuzashinga studio. Okay. Urumva aricyo cyerekezo? Okay. Ni ikihe kintu wumva mu buzima bwawe mu myaka iri imbere waba umaze gukura cyangwa se ufite imyaka wegere nko mu myaka nka za 20 cyangwa se 25, ni uruhe rwego wifuza kuba wageraho? Rwego kuba nifuza kuzageraho ba Bruce Melody, ba Kizungi, Ishari, abo ngabo bose barahitinze kandi batangiye kera barazamuka. Okay. Usibye beat nta yindi mpano ufite wowe wumva mu bitekerezo byawe? Nta yindi mpano atari ngiyi. Okay. Yitwa Mugabe. Uyu munsi wa none muri studio za Mbonye Talent twabateguriye umwana ukiri mutoya ndetse ufite impano, hari na byinshi cyane azi kuri iyo mpano, ariko urabona ko ni umwana uba witabiriye kuri Mbonye Talent. Yavuze ariko kangere kuri Mbonye Talent, igitekerezo cyo kuba wumva ko watungwa kamera cyakujemo gute cyangwa se cyakujemo gute kugira ngo ugere hano muri studio za Mbonye Talent? Nuko nabonye abandi impano zabo bazengura, bati rero nanjye nizamure kugira ngo nanjye ngere mu rwego rwiza. Yego. Mugabe, yitwa Mugabe. Mbonye Talent wayibonye gute? Mbonye Talent ndayikunda cyane. Mbonye Talent turayikunda cyane. Asante sana. Rero muri studio za Mbonye Talent twari turi kumwe n'umwana bita Mugabe, akaba yarafite impano ndetse idasanzwe. Turi gusoza, Mugabe, wakongera ukaterera abakunzi bagukurikiye kuri Mbonye Talent acapella? Mbonye Talent ndayikunda cyane. Okay. Ngaho nyarukira muri ya beat yawe. Wow. Good. Thank you cyane. Urakoze cyane Mugabe. Asante sana. Tuzasubira.